Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe mukaba ndetse mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mu biganiro byinshi dukora umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Hano turi kumwe n'uyu mugabo ufite ikibazo cy'ubuzima bukomeye, yigendera mu kagare. Umugabo ufite ubuzima buri mu kaga butoroshye. Hano twaje ngo tuganire nawe tumuhumurize. Nk'uko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umugabo hano witwa Munyemana Eric. Abantu benshi bamaze kumenyera aca ku macana atandukanye ashaka ubufasha, ariko n'ubu ntabwo arabona ubufasha bukwiriye nk'uko yabitubwiye mu kiganiro kuri telefone, ariko twavuze ngo reka tuze tumwegere tuganire nawe twumve amakuru ye uko abayeho muri iyi minsi ndetse n'ubutabazi akeneye. Munyemana Eric, umeze neza? Murakoze. Ntabwo ubufasha ntabwo nigeze mbubona. Nakoze impanuka imyaka 2 irarangiye. Nari ndimo mpanura voka, igiti kiracika nitura hasi. Uri muri voka? Ndimo guhanura voka. Buri kibazo ncika igufa ry'umugongo. Ubwo rero kwa muganga banciye $3,700 ndazibura. Maje kuzibura nitabaza inshuti ariko ntibyakunda. Mpitamo kwitabaza itangazamakuru ngo ndebe ko hari icyo byazamarira. Eric, mu gihe gishize uvunitse wowe n'abanyamakuru batandukanye, ariko se mu biganiro wakoze nta bufasha wigeze ubonamo? Nta bufasha nigeze mbona, kuko na benshi barabinyemereraga ariko bakambwira yuko ngo bazaza nkategereza nkabahera. Yego. Ubushize naje hano umbwira ko hashize hafi umwaka uvunitse, ariko haciyemo igihe ntagaruka hano. Abashize igihe kimwe n'iki uvunitse kugeza ubu ngubu? Kugeza uyu munsi nujuje imyaka 2 mvunitse. Yego. Mbana n'ubwo burwayi, ariko ntafite icyo nakwirengeza kugira ngo mbashe kugera kwa muganga. Urabibona ko nkoresha sonde mu buzima bwa buri munsi. Iyi sonde ni uko ngo nyihinduza mu byumweru 2. Buri byumweru baguhindi sonde? Yego. Nkoresha ibinini bigabanya ububabare muri pararize, kuko amaguru yabaye pararize. Ntago amaguru yumva neza? Ntago amaguru yumva. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo igihe cyose ubuzima bwanjye ni kwa muganga, kandi nta bushobozi mfite. Mfite umuryango w'abantu 6. Kubera ubu burwayi hajemo kwivuza igihe kirekire, tugurisha n'aho twabaga, ubu turacumbitse. Yego. Mbese ubu ni ukuvuga ngo ni mu buzima bwa buri munsi umudamu niwe umenya urugo. Ko ngewe nta kindi kintu ntibasha gukora. Wewe wirirwa wiri mu kagare gusa no mu buriri? Mu kagare, ubundi ndyamye. Umudamu niwe ushakishiriza urugo, nawe ni ibiraka nta kazi agira. Mbese mu buzima bwa buri munsi ntabwo butworoheye. Birumvikana. Umaze imyaka 2 udakora, umudamu ariwe wita ku muryango akakuvuza, byanga bikunda nubwo wagurisha aho utoye kugira ngo bikunda amafaranga yaragushenye, kuko umaze igihe kinini utarakira. Yarashize yewe no kujya kwa muganga ntabwo biba byoroshye. Ukoresha ubwishingizi bwa mituweli? Yego. Muri izi $3,700 na $700 baguciye, warayabonye uyatanga cyangwa se byarangiye n'ubundi wivuje mu buryo bworoheje ntabwo wigeze uyatanga? Ayo mafaranga narayabuze. Yego. Majije kuyabura mpitamo kuza mu rugo, kuko ntagombaga kuguma kwa muganga. Kandi ayo mafaranga banciye yo kumbaga umugongo ntayo. Yego, ni ukuvuga ngo nyine nta kintu kwa muganga bigeze bankora uretse kugumya kumpa imiti ngabanyiriza ububabare. Ariko nyine nta kintu ubufasha bwigeze bubasha kumarira. Kugeza aka kanya wibereye mu rugo, umaze kutubwira ko ndetse n'abadukurikiye barabyumva ko ukoresha ibinini bigabanya uburibwe. Ibyo binini ubifata kuri mituweli cyangwa se ubifata prive? Ibyo binini mbigura muri prive, kuko muri mituweli ntabwo babitanga.
bakubwiye ko uzabifata mu gihe kingana iki kugeza ryari? kugeza ubwo nzabaga umugongo nibwo ibyo binini bishobora guhagarara. Ko bikaze. Ni ibinini bihenze kuko birushoboka ni iby'abasazi kuko uburibwe ngira ni indengakamere. No kukureba biragaragara kuko umuntu uvunika ndakubuza ukiri munini ukiri umusore ariko kureba hakanya umeze nk'umuntu w'umusaza warohorose paralizizamo kandi paraliza bavuga ko ariyo ndwara ya mbere ryayo utwika amaguru atumva ese igice cyose cy'umubiri ntabwo cyumva umuntu ashobora kuba gushima ku kuboko ntiwumve cyangwa ni igice cyo hasi gusa? Hejuru kirumva ikitumva ni igice cy'amaguru gusa, ni igice cyo hasi kitumva. Paralize ariko yaje kuzamo nyuma. Paralize nkimara kugwa yahisiza ko yatewe nyine no mu mugongo. Yatewe n'umugongo. Ese ubuyobozi bw'akarere utuyemo cyangwa se bw'umurenge nta bafasha bugeze buguha cyangwa ntabwo babigeze babimenya? Barabimenye. Akarere rwose narakandikiye nkasaba ubufasha ariko kambwira yuko ngo amafaranga naciwe ari menshi birangira nta kintu bamfashije. Nta duke baguhoye wenda ngo ugeragerezeho? Oya, nta na dukeya rwose. bambwiye ko ngo amafaranga naciwe ari menshi birangira nabo ubwabo ntacyo bamfashije. Ubu se ko nta kazi ufite umudamu akaba utunze abana wenyine nawe wakwitaho ubu birakunda koko? Njyewe ndimo kumva bidashoboka bigoye cyane kubyumva nk'umuntu uzi ukuntu ubuzima bumeze bw'aha hanze nk'umuntu wakoraga nawe ubu bimubayeho umuti. Ntabwo byoroshye nyine, urumva ni ubuzima butoroshye. Nyine urumva iyo hakora umuntu umwe mu rugo kandi turi no mu bukode nawe urumva uko ubuzima bumeze, mbese ntabwo bworoshye. Ntabwo bworoshye. Ubuse abaganga basi baguha icyizere cy'uko uzakira ukongera ukaba umuntu muzima ukora ukagira urugo rwawe? Bambwira yuko bambaza umugongo bashyiramo insimburangingo nkaba nakongera gusubira mu kazi. Mfite abana bangahe? 5. Mfite abana 4, ubwo turi umuryango w'abantu 6. Kiranga abantu babireba bagifite umutima utabara rwose bagerageze bafashe uyu mugabo kuko arakomerewe cyane. N'abantu badukurikiye bajya bakunda ibiganiro byacu bajya bakunde n'ikiganiro kuko kiri mu biganiro mpoze numva mbishaka. Ubutabazi bw'abanyarwanda burakenewe. Abadiaspora bari hanze muri Amerika, diaspora 6 bari Canada rwose bajya bakunda gufasha abanyarwanda ariko ikiganiro ndabasaba no kugigeza ku bandi kugira ngo uyu mugabo tumurwaneho. Eric Munyemana, ikintu wumva wasaba aka kanya nk'umuntu uri kureba ikiganiro cyangwa se wumva guha ubufasha umugira neza kiri imbere y'ibindi kuruta ibindi byose ni iki? Ikintu namufasha nako namusaba kuntera inkunga yo kuba nakwivuza nkaba nakongera gufasha umuryango kuko urumva umudamu aravunika gukora wenyine kandi urugo ari urw'abantu babiri. Biramuvuna ko ntabwo yorohewe nawe. Ntabwo yorohewe, nta gutuza afite muri we. Numva nta n'iterambere wagira ushaka utunga abantu bangana gutyo bose uri umwe ntiwakwiza, ntabwo izigame wabona. Nta terambere wabona nawe ubwe aravunika ariko nta kundi yabigenza. Nta kundi yabigenza nyine ikijuru yakira. Harya watubwiye ko impanuka wayikoreye mu giti cya avoka ariko se iyo voka yareshyaga iti y'impanuka ukamera gutyo ugacika umugongo ukagera aha ngaho? Nta n'ubwo iyo voka yari nini, ntabwo yari ndende cyane rwose, ahubwo ni nk'ibyago kuko iyo voka n'umwana yagombaga kuba yasimbuka akagwa hasi. Aho waturutse se? Ntabwo hari harehare ahubwo ni nk'ibyago byagennye kuba.
umusanzwe mu buzima busanzwe utarakora iyo mpanuka wakoraga iki cyaguhaga amafaranga mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nacuruzaga ibitoki, nkacuruza ibitoki mu masoko yose atandukanye, mbese ugasanga umuryango nta kibazo wari ufite nkiri muzima. Wari n'umuhinzi ubwo ngubwo? Nari n'umuhinzi. Wari ufite imirimo uhinga? Oya, imirima ntayo, twarayikodeshaga ariko nyine twarahingaga. Yego. Ubu se ko uramutse ukize ushobora kuba wenda ko udashobora kongera guhinga, bakakubwira bati jya ukora akazi koroshye, ntuzajye gukora akazi k'ingufu, ntuzajye ku igare, ntuzayifate isuka, wumva iki kintu wakora, cyangwa se umuntu ukize neza ukabasha wenda kuba wagabanya nk'indwara ufite yagabanyuka, ukagira wenda ukabasha kugenda n'amaguru gake gake cyangwa se mu mbago cyangwa n'ubundi buryo. Ni akahe kazi wumva wabasha koroheje gatandukanye n'ako wakoraga mbere? Umutwe ni muzima, igice cyo hasi nicyo cyababaye, ariko umutwe uratekereza, nacuruza, nakorora, imirimo yo gukora ntabwo wayibura kuko umutwe wo ni muzima. Umutwe nta hungabana wigeze ugira ukimara kwikubita hasi cyangwa se muri ubu buzima wigiyemo? Ihungabana ntabwo warireka kuko ahubwo numvaga ari binoroshye, ari ukugenda nkabaka bigahita bikira, ariko nza gusanga ari ibintu bikomeye. Ihungabana ryo nararigize ntabwo waribura. Ariko ubonye aka bizinesi gaciriritse wagakora wicaye ukabishobora? Nabikora rwose. Kuko nk'umuntu uri kureba ikiganiro akabaza se nk'uyu mugabo ko ndeba yamugaye mwakabyara mwe, ubwo aramutse akize cyangwa se akabasha kugenda mu bindi byuma yakora iki? Ariko niba wumva muri wowe wacuruza cyangwa se ugakora kandi kazi wicaye, it's okay, wakora rwose, wagira neza waba ufite korora, kuko korora ni mu mutwe n'abakozi. Wacuruza ko gucuruza uba wicaye n'ubundi aho ngaho, hari akana kagufasha gusa, hari akana kagufasha. Imirimo yo ni myinshi ntabwo wabura ikintu ukora. Yego. Turaza gushara nimero za ku kiganiro, umuntu w'umujyaneza w'umubyeyi aba yagufasha, wakumva yaguha udufaranga ugashinga akabutike hariya, waguha udufaranga ukagura utwo dutungo ukorora. Ibyo niba wabishobora Imana ishimwe, gusa icyizere cyo gukira niba abaganga barakiguhaye, n'uwashobora kuba yaguha bwo kwivuza byaba ageze neza. Yego. Haba hari n'umuntu ufite ubushobozi rwose yumva yishoboye, ureba bava ko ikibuhinde kivura akaba yagufasha ukagerayo, nabwo rwose byaba ari ibintu byiza cyane byagirira neza uyu muvandimwe. Yego. Eric Munyemana, kugira ngo tugana ku musozo ugire ikintu ubwira abantu ndetse n'abagufashe nabo hari nabo bashimire, kuko ntabwo tumaze iminsi tuvugana, maze iminsi ntabonana nawe. Nifuje kujya kuganiriza kugira ngo nongere nsangize ikibazo cy'aba banyarwanda abavandimwe bacu bari hirya no hino, wabona 1000 bakiguhe, wabona 500, wabona ubufasha nubwo amasengesho babukenewe, ubwo bwose umuntu yaguha buriya. Yego. Nta akantu kose umuntu aguhaye kaba uragashima. Ndabashimiye namwe kuko hari haciyeho iminsi itari mikeya. Mbashimiye Imana yuko mwongeye kunyibuka mukaza kuba mwankorera ubufasha. Namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Noneho nimero yanjye ya telefoni ku wakenera kuba hari icyo yamfashisha, 078 19 54 620. Yego. 0. Iyo nimero bakuru WhatsApp? Iri kuri WhatsApp ni Tigo, ni 072 31. Yego. 41 12 6. Iyo niyo iri kuri WhatsApp. Impamvu kumaze kuri WhatsApp hari abadiaspora bari za Canada na Amerika b'abanyarwanda batabona ko buryo baguhamagara bakaba bakubwira kuri WhatsApp, bakaba batitweke kumeze, kifuza ko bakureba, bagusengera, bagubufasha. Iyo niba kuri WhatsApp mwayumvise, mwagerageza kuvugisha uyu mubyeyi mukamuha ubufasha bushoboka ubwo ari bwo bwose.
ukumva ushoboye ko waba umeze kose nta kitakirwa kibaho, kandi ubuzima burahinduka. Nawe yari umuntu wirukanka ari umusore nk'abandi, ariko baricaye mu kagare. Ubuzima niko bugenda, ariko ibyo ntawe bitabaho turabizi. Eric rero wakoze cyane kuduha umwanya wawe no kudushimira. Tuzagaruka hano vuba bidatinze, twongere tujyane ikiganiro nawe, tube n'uburwayi bwaho bugeze, tubwire n'icyo wagezeho kindi. Imana iguhe umugisha, basezera abantu bari badukurikiye. Abantu bari badukurikiye ndabashimiye, ari ababashije kubona iki kiganiro cyangwa n'abari buze kukibona. Imana izababashishe kugira icyo mwadufashisha. Imana ibahe umugisha. Yego Eric, murakoze cyane.